Nyagasani Yesu nabane namwe. Magambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu abacira undi mugani ati ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abibura urumamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe? Ni iki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati ni umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati urashaka ko tujya kururandura? Ati oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti nimubanze mutoranye urumamfu, muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyingine ngamije mizero yawe undotayegeramo Iseza kubwe bavandimwe. Yesu ati nimureke bikore byombi kugeza mu isarura. Ijambo rirakomeye, ariko nta kindi rigaragaza ko mu bwacu Yesu aduha igihe gihagije gusubira. Umuhanuzi Yeremiya twumvaga mu ntangiriro utarashoboraga no kuvuga ngo aracyari mutoya, akavuga ati ubutumwa se wampa nabujyana gute, nabujyana hehe? Uhoraho akamubwira ati umura nzaba ndi kumwe nawe, n'ibyo uzavuga njye nzabikubwira. Yumvise amagambo akomeye ari kubwira umuryango w'Imana. Dore ijambo Uhoraho yabwiye Yeremiya, hagarara mu muryango w'ingoro y'Uhoraho maze utangaze aya magambo. Nimutega amatwi ijambo ry'Uhoraho, mwebwe mwese bantu ba Yuda, mwinjirana muri iyi miryango muje kuramya Uhoraho. Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana ya Isirayeli avuze atya, nimuvugurure imyifatire yanyu n'imigenzereze yanyu, bityo nshobore guturana namwe aha hantu. Kristo Yesu akubwira. Ese mwagize ngo Uhoraho ashobora gutura mu mutima wuje umwijima n'ibyaha? Birashoboka? Ntabwo bihura. Ari ibintu bihura n'ibitagize gute? Ari ibintu bihura n'ibidahura. Wasanga n'abo abanyeshuri bari gukora ibizamini bigahura. Abanyeshuri biri guhurara? Birahura cyangwa ntibihura? Biri guhura? Sawa. Abadogiteri birahura cyangwa abadogiteri igisubizo? Ntawamenya. Uhoraho rero atanga amahirwe, atanga igihe gihagije kugira ngo wa muntu wagiye mu mwijima, wa muntu wagiye mu icuraburindi abona akanya keza ko kugira gute, ko kwisubiraho. Imana yacu ukuntu ari inyampuhwe, ntabwo ihaniraho,
nagireba ngo umujura, nagireba ngo umwicanyi, umurozi, nagireba ngo umusambanyi, nagireba ngo umusinzi hiti kwica ako kanya. Ahubwo gakanya gaje ko kugira gute? Imana ntago yanga umunyabyaha ushaka kwisura, ahubwo yanga iki? Yanga icyaha. Ariko nabwo nuguhora turi maso. Ushobora kwirara ukavuga ati reka buriye cyane nikiragera, reka manze niryoshye, reka manze nigire mu mwijima, ukanga guhinduka bikarangira ukindutse. Gukinduka mu cyari cyo gupfa nyine ukagenda gutyo bikarangira, kandi ukagenda udahindutse, yanze bikunza huda ni mu ijuru, ni mu muriro utazima. Uhoraho rero cyangwa se Yesu ni inkingi twegamiye, niwe uduhaye mahirwe kugira ngo buri wese abashe kuzirikana ikibakora maze yisubire. Reka se mbabwire mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ugasanga wa mukiri ufite agacurama aturanye n'umuvandimwe hariya, yanze no kuyora amazi kugira ngo amazi ye ajye kuri ka kazu k'aba muturanye. Wa undi w'umukene wubatse akazu k'ibiti, cyangwa se amazi akajya huruduka akajya kuri ya nzu, bikarangira igize gute? Isenyutse wa muntu akaburaka. Ibyo nibyo ushobora kuba utica, ushobora kuba udasambana, ushobora kuba udasinda, ariko ukaba ufite uburyo urenganya kagakene muturanye aho ngaho, akagombye no kwitaho. Ukabifiningiza bikanashabuka, ubwo bakabiha n'imbwa nazo zikabifiningiza bigasigara. Wa mukene utuye aho ngaho n'utwe yararangirijeho waratumye. Kugeza ubwo n'abana be bandi mwaramutse mwiriwe nyine. Ugafunga igipangu cyawe ugashyiraho icyapa ati hano hari imbwa y'inkazi yawe n'ibyaha. Uburyo abana baje bakorera nimba ushushanyije kimeze gutanga intare cyangwa imwe. Ibyo abana bagira bagatinya kandi ari n'igishushanyo bari kubona cy'ubutanga. N'utwo twose rero. Umunyeshuri akaba ari kwiyigira, amanashishikaye rwose mugenzi we akamurishikaye kugira ngo atabasha kwiga, atazakubika mu kizamini cyane. Bijya bibaho kandi uzakugirira nabi ni wa wundi uri mu myanya 5 ya mbere. Niba we wa mbere uzakugirira nabi ni wa kabiri. Wa wundi mugize gute? Mukurikiranye sha. Wa wundi muturanye sha. Ni uzabikora. Yego? Ni uwo nguwo. Uza mu isengesho twarebye, bazirikanye ku mubyeyi ntacyo bitwaye. Ntacyo bigize gute? Ntacyo bitwaye. Mwana akajya mu kizamini, yarangiza akajya kwiga nimugoroba, agataha saa 5 z'ijoro. Mama mbabarire rwose, ni ukuri hari umwana twigana w'umuhanga yari ari kumusobanurira ntacyo bitwaye. Ubutaha agataha saa 8 z'ijoro. Mama nyine no bansobanuriye igisomo bita friendship kirakomeye cyane. Friendship ni isomo rikomeye cyane risaba ko umuntu yiga akageza saa 8 z'ijoro. Mwana wanjye ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye rwose. Tuzabire tuzarangira kwa kabiri. Kwa gatatu agataha saa 10 za mu gitondo. Ese noneho isomo bansobanuriye noneho yitwa laboratory. Noneho twabashije kuryiga, harimo na farumasi, harimo imiti. Ati rwose mama nyine tuvangura imiti y'igifu n'imiti yo kugabanya umuriro byatugoye cyane ku buryo twagera saa 10 z'ijoro. Mwana ntacyo bitwaye, mwana ntacyo. Kwa gatanu kandi mu kizamini cyarangiye ku wa kangahe? Wa kabiri. Noneho wa mwana agataha saa 9 za mu gitondo. Ese byagenze gute? Noneho hari isomo noneho twize noneho yo gukura amenyo cyangwa se ibyinyo. Ati iryo somo noneho riragoye, risaba ko urara ijoro ryose ugenda ureba amenyo mazima, ukareba amenyo noneho ugakura ibyinyo neza. Kandi ibyo risaba n'amafaranga menshi. Mama ari amafaranga nagujije rwose, mubaru ya 50 yonyine. Ngiye yafate hariya ntacyo bitwaye rwose. Gusa rero kuzwe ntacyo bigize gute. Noneho icyumweru gikurikira ibizamini byararangiye. Mama rwose diplome nyamara nzayibona rwose, nzayibona neza. Diplome rwose ubona maze kuyizera nzayibona. Mama rwose utangire wishimye. Biseza kuzwe. Ariko mama noneho hari indi somo noneho tuzajya muri pratique ya rya somo ya farumasi noneho na laboratoire.
ati noneho ibihumbi 200 kugira ngo nzabashe kwitwara neza. Kandi hari ibinini dukenera birumvikana muri farumasi binini yego se. Hari ibinini dukenera, hari n'utuntu noneho dukenera tw'utuntu tugenda twitwaza kugira ngo twambara amagana neza kandi ahantu hose atazagira ibidukomeretsa mama, indwara zaraje. Bikarangira nyine koko mama bati ntacyo bitwaye, amafaranga so yarayasize nubwo yapfuye ariko baduhaye miliyoni 400 hari yazirahari mwana wa. Genda ufate 100 ugende mwana wa. Yego, nuko akagenda akagura ibinini twa du plastique twose bambara ahantu hose. Nuko akagenda none akamara iminsi 3 kuko plastique yo bisaba ko utahava nuko. Wa mukobwa akazaza nyine ibintu byaratunganye, diplome yayizanye nyine. Mama diplome yayizanye. Bisera kujwe. Mama ya diplome nayizanye rwose urayibona nawe nyine nubwo inditaraza y'ibipapuro ariko ya pratique burya nagiyemo twitwaye neza dore byaratunganye mama. Bisera kujwe ntacyo bigize gute? Ntacyo bitwaye. Noneho igihe kigeze amezi angahe avuga ati ariko mama nyine urabona nawe umwana wawe w'umukobwa umusigaranye kuzagenda nyine ndakoze ubukwe nyine ngo nambara agatimba nyine mu kigikire neza nyine babone ko nyine nta kibazo. Mama urabona nyine wa amafaranga 500 nyine kajya kwa muganga nyine bakayikuramo nyine. Yo ushaka kwivana umwana ntacyo bitwaye. Ukeneye amafaranga angahe? Mama bari kuncuma 250. Tugenda ufate miliyoni hariya. Ujye ubona nayo yondoza mwana agenda arayifata nyine aragenda kwa muganga. Bahamagara muganga nyine nukagerayo nyine mara y'umunsi wose birumvikana nyine bitwara igihe. Nuko ya diplome yari yabonye bagiye kuyikuramo badi ya diplome. Nuko aragenda muganga nyine aramufasha nuko bakora ibyo bakora. Bigeze mu masaha 6 z'ijoro ntacyo bitwaye nyine wa mama abasore telefone bamuhamagaye muraho neza. Muganga nyine wari ugufasha umukobwa wawe nyine rwose nahise nyize nkakubwire ko yanda ndakwaje naze kuvamo. Kandi diplome. Kandi diplome. Nagira ngo mama nyine nkubwire ko ya diplome naze kuvamo turi nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Ati bitwaye. Atariko siki ariko nubwo yavuyemo umukobwa wawe byahwanye yapfuye. Yesu yeza kuzwe ishyire mu mwaka wa ntacyo bitwaye. Ese buriya mukobwa we yitwaga guki? Nyina yitwaga ntacyo bitwaye, umukobwa yitwaga bitwaye iki? Nyina yitwaga ntacyo bitwaye, umukobwa yitwaga bitwaye iki se gutaha saa 5 z'ijoro? Bitwaye iki se gutaha bitwaye iki se kujya muri pratique? Ibinini byose yabimariye iyo ngiyo n'amaga yose bambara ahantu hose hatandukanye byo ntimuze kumbaza bitwaye iki se. Byaje kurangira umukobwa nyine bigize gute? Bitwaye iki bigize gute? Bitwaye iki se gukuramo inda bikarangira n'ubuzima bigize gute? Ubuzima na diploma y'ibisi yaba diploma ya mbere yabonye yaba n'iya kabiri yarategereje nta rimwe yagize gute? Nta rimwe yabashije. Mbese batuzwe uhoraho nyamara aba yaduhaye umwanya uhagije wo kugira gute wo kwisubiraho. Babyeyi tukareka kurera abajeyi abana bacu tukababwira icyo tugomba kugira gute kubabwira n'icyo bagomba gukora. Bisubira tuzi nta muntu wavuga rero ngo nishasha hano kuri iyi si. Yego twese turi biwerewere turi biwatete. That's why we are in front of Jesus here. Isn't? Nakongereza mwiza badi. Niyo mpamvu turi imbere y'ubwiza bw'iki bw'Imana. Tuvuge Mana tubabarire twabaye ibihatete. Waba umubyeyi wareze nabi baje yego, waba mwarimu, waba diregiteri, waba diregitirise, waba kanaka wareze nabi yego, mwana witwaye nabi mu bitekerezo mu bikorwa wamukirewe abakene muturanye waraba hemukiye muri kimwe cyose. Padiri niyo mpamvu twaje gusaba Imana iki imbabazi n'imbaraga kugira ngo tubabarire. Bitwaye iki? Bitwaye iki hano barimo? Bitwaye iki? Bitwaye iki se kuba naryama ndasende nkaryama nk'inka nkabyuka nk'ingurube?
uzi kuryama buka ukabyuka bugurube, ukaryama nyine uri aho ngaho nyine udashimira n'Imana ibyiza yagize gute yaguhaye yakurinze. Abana mwiganye bose niko bari gukora turokoresha ntabarivuyemo n'iki watanze umugeze mu wa gatandatu nta bana bapfuye, n'abana byananiye bakajya kuragira ingurube, ariko barangiza ugashimika urashaka ati mugacunga ababyeyi banyu batarize ngo mama ngo nyine ngo badutumye ngo amafaranga ngo yo kwishyura ngo isomo bita friendship, wagera mu rugo umubyeyi akareba kuzi ngo nduzi kuri bilote ntaririho se byagenze gute, ngo mama ngo amanota yaduha nyuma y'imyaka 3 nyuma y'imyaka 3 nibwo amanota ya friendship. Buri wese rero ku rwego rwe azirikane uburyo adakora ibishimisho Imana. Tumenye ko Nyagasani ari inkingi tugize gute twegamiye, kandi iduha umwanya uhagije kugira ngo tubashe kugira gute guhinduka. Yesu ati nimureke bikore byombi kugeza mu isarura. Ariko twabonye uburyo bizagenda, bazahambira urumamfu barujyane mu muriro kurutwika. Ese Nyagasani aje kano kanya byagenda gute? Najya hehe? Najya mu ngano cyangwa najya mu rumamfu? Kimikado. Kame ka muntu n'iki? Uyu munsi reka tubizanye ukuri. Nyagasani namusuje akano kanya usibye ko atari ko bimeze. Aho najya ndahazi bitewe n'ibyo nkora, sibyo? Uretse Nyagasani mbabarira kubera ko nitwaye nabi, mbora ko ntabane neza abagenzi banjye. Nagombaga kuba ndi mu rumamfu kubera ko umwanzi yarubye muri njyewe, ariko umwanzi ndamwirukanye mu izina ryanjye Yesu. Nyakira kandi unyiteho kandi nkomeze, maze nzabashe kujya mu ngano aho uzamunika kandi nkazagira ibyishimo mu bwami bw'iki? Ubwami bw'ijuru. Nuko dukomeze gusabirana kandi tunyure ku mubyeyi wacu Bikira Mariya. Kiliziya yaduha amahirwe yo kumwiyambaza by'umwihariko kuri uyu munsi wa gatandatu, atubere inzira ngufi izatugeza kuri Yesu Kristo we nzira, ukuri n'ubugingo. Kandi banyeshuri bacu dukomeje kubifuriza amahirwe masa. Yego, ibyanyuma bica iki? Ibyanyuma bica amazuru. Mwige neza rero kandi mujye mufashanya muri byose. Yego, hari umuntu uvuga ati mfasha hano ku isi, mu ijuru nzagira gute? Mufashanye buri wese n'impano yahaye n'ibyo ashoboye. Uzishime ko watsinda na mugenzi wawe akagira gute? Agatsinda kandi agakomeza amashuri. Wasanga ejo bundi ari uzaguha ari ifuti, wasanga ari uzakuvura, wasanga uzasanga ari umucuruzi ukomeye, akajya kwitaho byose bikagenda neza. Nyagasani Yesu nabane. Sizoni misozi bitaratangira kurema, Imana yari igufise uyitekereza. Isi hari imisozi itaratangira kurema, Imana yari